dukora ibindi. Murakoze cyane rero Bacu TV Rwanda twongeye twagarutse kuri uyu wa gatanu wenda sinzi niba shora twagera tukaba turi kumwe n'umusore ukiri mutoya Nzovu. Oya ntibanyibazeho nateka tejoda imvizi no kugaragara koko. Mbona no gushimira umuntu wayinteye ni wo bitaga indangamirwa yanjye mama kune ejo wakanshyiramo Nzovu nubwo uri indangamirwa yantereye agakatada. Indangamirwa nindi niki mama Queen indangamirwa nabo twitaga indaya nabo bakitwa indaya ni indangamirwa. Nongere nawe ngukosore ntago bakivuga ngo kuvuga ngo umugabo ni indaya. Umugabo ntago ari indaya ni umukiriya wazo kuko umugabo agenda ubwo no mukiriya w'indangamirwa kuko aragenda akazigura kuko nta mugabo urabona ateze ku muhanda ahagaza ni umukiriya wazo nkawe. Kasoze mpare ntuza tukaba turi kumwe na Samia welcome back to Abacu TV Rwanda. Imana ibahe umugisha Abacu TV Rwanda. Tukaba turi kumwe na Prophet Noheli welcome back. Bana murakoze cyane, God bless you, Imana ibahe umugisha. Kandi ndashimira umuntu wese ukunda ibiganiro by'Abacu TV Rwanda akavuga ati Prophet mujye mumugarura, ndagushimiye cyane uri umuntu w'agaciro. Nanashimira abadukurikira mu buzima bwa buri munsi ko Abacu TV Rwanda bari gukanda subscribe bari gusharinga nyine twiyongereye abasabo bazamutse abantu babaye benshi bakomeze bazi ariko batibagiwe nanzo jya kugira ngo amakuru ajya bageraho igihe bantu barajye kureba indirimbo nakoze nshyashya iri kuri Prophet Noheli official. Nzovu ni iki kintu ufite gikoreshwa n'abantu benshi kurusha uko wowe ugikoresha? Ngewe se njye nta rubuga ngiraga nzavugisha ukuri nta rubuga ngira ntarwo. Nzovu bunda ahageze uyu munsi ubuzima arimo ni satani wabumuteye. Toka satani muzarya Yesu nibyo kubera ko yakabaye gutese ari umuntu ufite amazu amamodoka uzi Nzovu yahitingira arazima we nakiriya ngo ni muzehe wambatawe ufite iki abwo se reka mwibarize n'iki kintu ufite Prophet bisobanuye iki kintu ufite ukoresha gake cyane kurusha uko abandi bantu bagikoresha? Atari uburaya bwiwe se akuri umusazi wundi wowe ufite umusazi ngewe ako nkitsimwa mu kijyana hebese ufite abadayimoni bahe ikibazo muri mayindi yabo mvu utekereza ndawe Noheli ngo Prophet ubundi ngabo usazi yubusa nk'igihaza kandi gafite imyaka 50 ngo ni bisobanura iki mu Kinyarwanda? Bisobanura umuhanuzi. Uri umuhanuzi mwese ndiki w'ibinyoma wawe w'isi yose buratse unyumva neza urumva ikintu mfite Ngenzovu ntago Noheli fukama hasi musengera Ngenzovu fukama toka satani mwizira rya Yesu ari wowe fire mwizira kunyotsa umuriro cyane abo ngenda ugukubita karame wowe ni ikintu ufite ukoresha gake cyane kurusha uko abandi bagikoresha? umuntu ngewe ni umutwe wawe arikoresha cyane kwaje kwapura ujujijisha kwaje kwapura nyine akoresha cyane ahubwo oya pe uzi ikintu Nzovu ashatse kuvuga se ndakize ashatse kuvuga ko umusentinari nkoresha cyane kurusha ngurabura nyine use ko Ngenzovu ntarawugeraho nkuki utaragera umusentiri nambaye ako ni umusentinari ntago twavuze umusentiri mbwira niba ari umusentiri nambaye umusentiri uwo n'umukandara ariko hari n'ukuntu bajya bavuga ngo ni umusentiri navuze umusentinari ntabwo navuze umusentiri nawe mpamvu agendana umukandara. Ni iki kintu watwaye ku isoko warangiza ukongera ukakigarura kandi uzanye n'amafaranga? ni kwaje kwapurana ni umusentiri kuburungushurana hasi hejuru oya da ariko uyu munsi urakira Yesu ariko kera wajyanaga ibijumba ku isoko nko mu myaka yanjye mu gitebo bikabura abaguzi ukabigarura mu rugo ariko amafaranga watanaga kuko wabisubizaga mu rugo ntucyura amafaranga ariko kwaje kwapura uragenda amafaranga bakayaguha nka nawe akayaguha bakayaguha ntukakire mu ndangamirwa zawe nako ni indangamirwa se n'umukiriya wazo baza wumva ari mpamvu akabuza umuguzi gasubirana nyirako oya ntago kare akaba kabo ntago bibaho
Nese wabura no baragufasha. ariko abantu banagura indangamirwa ndabagaya cyane. Ahubwo ngenda nazikunda cyane. Uzimamvu nanga indangamirwa. Umugabo uzubwenge ntabwo ajya mu guhonda indangamirwa ni amakosa akomeye. Ntabwo ari amakosa. Uvukura ni amakosa. Ariko ntabwo numvikana nawe uvuga ngo ntabwo reka murabure. Ntabwo ndabura ibiki ni amakosa. Reka murabure. Umugore uzubwenge ubundi ntabwo agenda avuga ngo ngenda gurisha. Uragenda ugahura uragenda ugahura n'ufite icyamuzinduye mukagenda mugakora iyo ari umuntu uzi gahunda neza plan. Ega gufatisha umuntu ntabwo bivuga guhora imihanda. None se abakiriya bazo kuki namwe indangamirwa izo ndangamirwa zijya mu bice wa ntaguriyo we ntaguri indangamirwa cyangwa TV ahanga indangamirwa zijya mu biciro nk'ugura ihene ngo 15,000 umukamanuka nzovu amafaranga menshi wahaye indangamirwa ni 10,000 nayivanye muri aja pub ariko ari umwana mwiza yigaga sogonderi ngiye mubonye yayambaye akajipo ka kaki n'ishati y'umweru ndabwise ko ntararongo umuntu wize wakubita umuntu wiga sogonderi mu ukuntu bimeze cyane aramutikuye ariko nsanga byose ni bimwe ubwo se yarakwemeye ni nk'uko ubu ngubu wangize amafaranga ndashaka indangamirwa y'umuzungu ibaho y'umuzungu abo si kibazo uzi icyongereza n'igifaransa wazangiye ngiye nta cyongereza nzi ukamunteretera ukamubwira ati please babe give me your number amafaranga ukamubwira ati sorry wamaye nimero yawe bebe tuzagenda you are welcome to open the in my heart we welcome ese nzovu ngukinguriye umutima wawe nkuye niyo ndangamirwa wenda akakubwira urumva hari ukuntu wenda umuntu akubwira ati tugende wenda akaba ari ukwishakira we wabyumva mukagenda ukamufasha ukamureba reka mbikubwire indangamirwa iramutse interese atangiye witerese n'undi ari wese njye sinagenda ariko umugabo nutereta iki umugore uzi nabanze ugiye kunyikuramo ibiki bivuze ngo ntabwo nzovu yarya ibyipfishije ntiwanye ibyego hari akantu wenda ngize hari umugabo wigeze kuguhaha amafaranga menshi yego uyu yariye amafaranga y'abagabo n'ay'abagore yose ingo barazisenye navuga ngo nafatiye rimwe ashoboka amadolari 220 kugira ngo muryamane yego 200 yakubaraga muzahabu sobo ni 14 z'ukwa kabiri ni nka yaguraga se oya nese ko ari kuri anniversaire yanjye urumva nyine kuri aje ubunda muntu arije nyine ugenda ukagera neza utawezana chabe byihore noye twagurwa bazabo noye ayo mafaranga wayamuha ntago niyo bambya ngo na bitanu wabirenze bitanu uyu namugihugu bibiri nzovu hanyuma amafaranga make wahaye indangamirwa mu gahura nanga ngenze muzavugisha ukuri wa make miliyari igihumbi cyose igihumbi ngenze avunze umuntu wa Nyabugogo akojeje ikarita ngenze avu amukojeje ikarita se mutegera yajyaga Kacyiru yajyaga he kuri yenze nge wa make ni nzovu amukojeje ikarita arambya oya umva ukuntu wabigenze ikarita nshatse kukubwira ni kwa kondo umara gukora kwa je urumva ukamubwira ngo ndaje nje kubikuza ngo yafite kure kwite urumva ukamubwira ngo ugiye gushyiramo ikarita wagiye utega moto ituje kandi konti agira muri banki kandi ari ikarita amukojeje ni umukobwa wabonye atambuka mu muhanda ukavuga utiri icyo yasaba cyose nakimuha yarateye yarameze nk'igisabo igisabo nawe ugiye gusabya igisabo kera bacundamo amata shanoye uzi ukuntu yarameze muremure useka umukonyine yesu we uramubona amavuta agahita amanuka oya abakonye babo ushoshomeza tubwiza ukuri cyangwa ubwo ni mishu se ko ari umukonyine cyane imishu ni wese yesu mishu aho uri inyamirambo ngewe nzabikugezaho nohe Profete Noheli yarapfuye pe aguyemo wa ako nzovu buriya misharamutse akwemereye wa mankangaye mishu usibye ko ngiye nzovu mfite kategori y'amavatiri mfite A na B mishu ni kamyo na kitrosi buriya mishu mufata nk'umuvandimwe niyo tongo
reka nivugiye umunyamakuru ambajije Mishu ni umuvandimwe wanjye ni umuntu uhura mu masinema nyarwanda mu biganiro Mishu mufata nk'umuvandimwe nshobora no kujya iwe aho atuye Nyamirambo nkaryama akansasira nkara mu ntebe nk'agahinja akajya mu cyumba cyiwe uranamusura ukagenda ukanaryama Mishu ntabwo namutinyuka ukavuga ngo zambe ibyo iyo zambe yawe ijyana muri Kongo iwanyu Mishu ntabwo narana nawe Mishu bibaye ngombwa yavuga iti Nzovu reka ngiye kukugura turi nk'iya 2 ariko ngiye sinagwa kuko Mishu afite amawuno munini nta perime mfite n'ukuri ndarivuze Mishu uri Nyamirambo nushaka kubyumve nukurikirana n'iki kiganiro n'Inzovu za wabivuze ira kategori nayo uragira nayo mfite Mishu mufata nk'umuvandimwe ari byiza mugesho kuri jewe nta kategori nimwe Mishu wamutereta Mishu ariko nohe ukiraho ngaho uriyemera ntabwo ujya ubona nk'umugore na Safi wa wundi munini ako se bamugana Inzovu bura ariko ubuki reka mbabwire nk'ubuzima wenda ukuntu bayeho ubuzima bwa buri munsi hari igihe ubona nk'umugore w'umugabo ukavuga ati koko nkaburiye iriya abagabo bafite abagore beza nimba Imana ijya kubaremera yarababaremera irabacagurira papa ako se ntabwo iragucagurira ko nzi ko nawe uhora mu mavuta mucagurira ibaza umuntu amaze kubona ko uriya witabye Imana akoze accident kugira ubwenge bamwita ngo iki pasiteri Tawujene avuga ngo agiye kwinjira urugo rwiwe ariko noye ibyo byo kwinjira abantu bamaze kwitaba Imana wowe bigabanye ndabivuze n'ingiwe Nzovu bigabanye wishakira iwawe kuko ibaze barabana batewabarera koko wari wasohokana nk'umukobwa amafaranga menshi wishyuye njyewe nasohokanye umukobwa niba arya nk'intuza amanyamahubu Yesu we none umukobwa wasohokanye kuko abazi ko amafaranga atari kuva mu mufuka we anywa nk'ikimodoka gishaje none ukuntu arya amanyama hubu amazingano sheri zingano sheri umubiri sheri akaguru k'inkoko asubwiza nyama zose yazirya amafaranga menshi wishyuye mu kabari 25,000 naseho ni menshi nawe uri umukene makwezi twebwe 200 biragenda ariko nanjye hariho nasohokanye musohokanye ndagenda twicara mu kabari ndamwise ubwo nge haza umusereveri ndamwise kuko nge nsanzwe ninywera Knowless nzana Knowless bakita agakobwa buriya nose bita agakobwa ini bakita Mubimba Efusi okay ndamwinzana Knowless yarakazanye mbwira umukobwa twari twasohokanye ndamwise sheri we bakuzanira iki yatumije rikeri igura nk'ibihumbi nka 12 noneho mbwira mucome genda utuzana icyo kurya aje ndamwese ngiye nshyiraho burushete 2 umukobwa yese atumiza iki isamaki ndagasigiye atumije isamaki turicara turakomeza turaganira ninywa Knowless banyongera kandi fagiteri bayizanye ndamwese urana abakobwa iyo basohokanye bakazana fagiteri ukayibereka barishima nese nyimo nabaye nk'umuntu ujya muri toilette n'urinda yanywaga n'ibyo mwene babyishura byose yagaze hafi 30 Rusema kabwo kigene ifite ibihumbi kandi wabonaga yaranywaga byonyine ndamwe bagiye kuniga none ujye ukosoma nk'ibyo yakosoma ese umuntu atumije burushete 2 kuko kuki utazi ujye gutumye nye ujye kumurenga kandi amafaranga afite mu mufuka ari uyazi koko mwabakobwa mwe mwakwitonze Imana izabagirira neza ega Nzovu ntabwo impamvu abagore babona ko abagabo muri inyama nkeya babizi ko inyama zitera abagabo gute none ko bagore rero twebwe ntabwo sifa kudufata batumije twe ariko se ibaze ndasohokanye gatoya ntabwo duhuze nako ngewe ku mafaranga afite mu mufuka niba njyewe nkunumije fanta ujya kwaka konyage y'ibihumbi 20 champagne uriteruye nimba no warambyaye nimba no yamwe cyangwa mwese bimukura ibyinyo ubu nkanzova amenyo yose yamaze kunshiramo ako turebwa nta yarimo amenyetse bayakuyemo n'ukuri ako se yakuyemo mbabyiza ukuri none nawe nkugira inama
ntihazajya abakobwa bongeye kudukura amenyo reka njyewe naramamina noheli ndabona kirimo buriya ntabwo we baramukura noheli nawe barimo kumugera amajanja ntabwo njye bazambura ibaze none ariko reka nkubwize arimo gukundana na mishu ndamuzi ni umukobwa mwiza ufite amabere meza ntabwo mishu yakemera porofeti njye sinamwemera afite amafaranga mishu urabakeneye umuntu ufite amafaranga nyine ntabwo yakwemera kandi ntayo ufite uri masikini jamani masikini ni wowe mishu cyo mubwira wose simpazi noheli ntabwo muri mu rwego rumwe mishu ukuntu ateye none iyo umubonye urajugumye nuko ari inyamirambo nyine none iyo umubonye urajugumye ako nzovu uzi ibintu ejo bundi byambayeho nanjye umuntu yankojejeho ikarita mani kandi ari umusore yambaye neza ikarita mubwira urayizi umuntu akagusohokana ukanywa n'amafaranga afite ngwiki kandi tuba twajya mu kabari ganze utagira ngo ubwo nawe warishyuriye n'inyango na reka umusore uzova akabari keza wagiye mu karenze muri uyu mujyi ni aka akabari hari akari mu Kiyovu Giriti Hotel ni ufurase Giriti Hotel no mu Kiyovu yego ndahabona hari na pisine hari abacuruza kuri make ntabwo ndimo kwamamaza ahubwo wenda ngereka mbaze nzovu icyumba gihenze nagiyemo wagiyemo abyo bita rumu cyangwa lodge ego gihenze ntabwo nanzi 3,000 nagiye mu cya bitatu ngenzavugisha ukuri nagiye mu cya bitatu yewe nagiye mu cya 15 mu cya 20 ariko nzovu wazamba ukajya kuri Great Season Hotel Gacuriro yewe Gisenyi i Rubavu nahishiye nzajyayo 20 ndaramo nari ndi kumwe n'umugabo witwa MC Imenegitero yari yagiye kuyobora ubukwe aravuga ati tucumbika inaha afata icyumba cy'igihumbi 20 anyifata ikindi reka nanjye byo wowe turavuga icyo umuntu yishyuriye wowe wakishyuriwe ni Imenegitero ntabwo ari wakishyuriye MC yarafite umusaporo nanjye nimba ari ibyo nanjye iki10 nakirayemo ejo bundi gucisha mu byanga mu mbabarire nzovu ejo bundi yagiye gucisha mu byanga bimusanze nzovu asiga afite imbaraga ni umupfumu wamusizemo bino bintu nimwagiyeyo mwahuriye mugiye he buretse gato mubaza ntiwagiyeyo kujyayo nagiye ariko nari ndi mu kazi nari kumwe n'uwo bita Sawasawa TV Kiroso ariko baranamufunze icyo gihe kuko bafatiye ku mupfumu baranamufunze ariko baramurekuye wowe icyumba gihenze inda yambaye ariko nimubeshye yaryamye ahantu harenze yibye abagabo ni cyangaye 35 Emigo Hotel Emigo Hotel njyewe nagiye hano ntabwo none hari kera nejo undi tariki 23 z'ukwa uri kumwe n'umugabo tukama gusenge wase nimba gwa 35 ho yakwishyura ngaye yamaye 65 kurumva twe twakonsomye 35 unywera ngaye bitanu byari by'ivatiri nyura mu rugo ugenda mu ivatiri abandi bagenda bicwa n'imbeho n'umuyaga nta mugore naha amafaranga ayo mafaranga naho naguha yakwishyura geto mbamo 60 cyane ega niba abana bakoze kofi abantu bafite amafaranga ubu niba abantu umugore we kurya amagufwa ingegeri yasohokanye iri kurya imihora icyama cyarangaye kumusibaza ni 5,000 mu makoro Gisenyi mu makoro waraye yo mu makoro yego umugore nk'uyu akarya inkoko umugore wundi ntago nkundi inkoko nkundi ifi bita raji King Fish umugore nzagurira wowe ngiye umugore zangurira ngiye ntabwo uzamujya mashyose igorata nanjye ndibonda henze ndazara nzafata uskonza bakurusha gusobanuka reba ugeze Igisenyi usa nkujya Brasserie se simaze ngewe none se nzova kurusha gute kandi tujya nanu bita erega nyiri pastor nijya menya amarogi naho bakorera amara ariko buriya Sami be nk'iyo umusore usohokanye n'umusore yego sibyo yarangiza ati tujye mu cyumba cya 50 yego muri 50 wowe bigenda gute iyo mugeze muri icyo cyumba bigenda gute iyo tugeze muri icyo cyumba mu buryo bwo kuri kwenjoyinga mu buryo amafaranga ye
oya njyewe icyo gihe ntabwo mba nkireba ntabwo mba nkireba amafaranga yasohotse bagira umutima se tugezemo cya enjoy nyine bagira umutima abangaba nta mutima bagira baba bashaka rare gusa nyine icyo nshaka kugira ngo menye wowe uravuga uti uyu muntu ibintu yantanze rwose reka abigaruze none se reka nkubaze uri kumwe n'umuntu muri kwishimisha ibyishimo umuhereza niyo ahage bayita anga niyo profe yiwe yo kuba yashoye yego none se ibyishimo umuhereza ngo niyo hari akantu ushaka kubaza hari ikintu mbonye buretse mbanze mubaza urashora se wararanguye urashora ufite uruganda bigenda gute nk'iyo we ndaya mbana n'ibiraya hano umaze umunota umwe widunze iyo umupira widunze umunota umwe umufata gute uwo muntu n'amafaranga yatanze icyo gihe bitewe n'uko nawe yakwakiriye umufata nyine mbese uko aje ni kumufata kugira ngo bikorohere kubasha kubyumva niba se umanuka n'amaguru mu kirere mu cyumba cy'ibihumbi 50 yego reba agiye kuguha ibihumbi 60 bya rero batubwiye yego reba bitana ariko kuri kubikataho ni wowe uyamba mwabagabo mufate amafaranga muri abakobwa nk'aba ngaba b'ibihomori ako wibuka ko Imana unasanga kankubaze ko Imana itakuremye ngo gucire kuri isi wenyine none se kankwibaje ko yemeye se kubona ko udahagije nanjye ntera ubuntu nanjye Imana naye nuko yego dufasha none niba ari ugufashanya nanjye amayishimwe nyine nasazi ko mba mu gihe Imana ko yabahereye ubuntu kuki batugurisha kandi Imana hari ikintu izababaza iti bana banje ako shareka ibyo nabahaye hano mu Rwanda mutinda kumva uzi ikintu burankundira muri Kenya zino ndangamirwa zaho niba igiciro usanze yanditse ku kuboko reba tuno tuntu bamika muri alimentation nko kwisabune ngigura igiciro ni ukuvuga ngo iyo ugiye uri umugabo ukeneye kwiyeranja ugasanga igiciro afite nicyo umwishyura nta gukatuza nta mukatuzi uba muri Kenya cyangwa Tanzania ariko hano mu Rwanda hari mukatuzi 20 ni menshi 5 none ibaze nzovu wowe kaza urimo kwigisha indangano zo mu Rwanda nazo zigiye ziyandikaho 1000 2 10 byamworohera kuko ntago yaba mukatuzi ubundi nta mukatuzi w'umugore uba nakwibasiye bihangane gatoya yego hari umwanya wenda wavuga umupira widunze umwanya munini widunze nk'igihe kingana iki nk'iminota 35 wari widunze umwanya munini ubu ni wowe wanyidunze wowe nkabyumva ko ari umwanya munini widunze amasegonda abo umuntu widunda iminota 30 nabo ntacyo ashoboye oya nagukubitse isaha ubundi ufite ubuzima mwega mukoresha droge se abantu mwirirwa mu makote ngo muri ba pasiteri muri bande iyo ugeze mariya murabanza ukamubwira ngo ndacyari mu ivuga butumwa waciye kuri farumasi hari akantu wabanje guhekenya oya ntako umugore nawe akajya ngo wamwemeje ubundi reka nkubwize ukuri nta n'umugabo wemeza umugore biterwa n'uko umugore yamuhaye na keya muhaye ese ubundi wazajya kugisha ibisheke ngo yamuteguye keya ya marakoze rero aba bantu rwose no kuri bakomeza kugenda bagaruka twagiye impaka ibintu byinshi bitandukanye impavu wowe umwanya wadunze umupira wangana gute shangiye ni amasegonda kuko uri inkoko se imyaka iranjyanye imyaka ngezemo ntabwo nawudunda umwanya munini kuko iyo bifashe umwanya munini mbiri icyo nkenda no kugwa muri koma ngiye umupira no kudunda urumva ngiye profete nohe kandi batuwe ngo ejo bundi ngo ari umupira ugiye kudunda niba kudunda ugeze ku buri ngo uhita usinzi sibyo rata wabyo wageze ko ibiki se nibagiye muri abasazi reka tubwire abakurikirana abacu TV show nakagaruka ndabwira abanye mu majyaruguru amajyepfo iburengerazuba n'ahandi hose ni East Africa no ku mugabane bahita irwota amasimbi muri Amerika muri Canada Australia no Dubai uko bya bindi ngo share comment mutojena neyanzogera kugira ngo amakuru tubaha igishimo namwe mujye muduha ku mafaranga peace expect